hari igihe bavuga ngo umuntu ngo kuba afite inda bigaragara ko afite amafaranga, kuba afite byose nibwo buzima. No, ahubwo ni uburwayi. Ntabwo ugomba kurya bitewe n'uko inzoka yawe bishaka, oya. Tugiye kubasuhuza inshuti zacu zo umuryango mwiza. Imana y'amahoro yabarinze, twizeye ko mumeze neza, ariko kandi niba utameze neza Imana irahari, ubuzima bukagenda neza, iminsi ikicuma. Uyu munsi ntibimeze neza, ejo bizagenda neza. Uyu munsi urarwaye ariko ejo uzaba umeze neza. Ubuzima muri ino si niko bumeze, umunsi umeze neza, ejo ntumere neza ariko ukamera neza. Ibihe bigenda bihindagurika, ariko byose wizera Imana, unayisenge, unayiringire. Nanone muri kumwe na Therapiste Theo, mubana mu kiganiro The Fitness kinyura ku murongo wa YouTube. Health and Fitness Program ni umuyoboro twabashyiriyeho, ni umuyoboro twabazaniye nyuma yo kwisabwa n'abantu bagiye batandukanye, wo kubagezaho ibiganiro byigisha iby'ubuzima ariko binyuze muri siporo. Ahangaha niho ubona ama exercise, buri ndwara yose ufite uko wayivura kuri siporo ukamera neza. Ni kuvuga ngo ku umubiri ugakanguka, ukaba active, ukamera neza. Yego, hari n'izitavurwa na siporo zikeneye izindi recommendations zigiye zitandukanye, ariko na siporo irakeneye kuko siporo ni ukwirinda, ni uburinzi. Niyo mpamvu leta yacu ishoramo amafaranga menshi cyane muri Car Free Day ngo dukore siporo. Niyo mpamvu hari abantu bagiye batandukanye bakora mu bigo bigiye bitandukanye bigisha ibya siporo. Niyo mpamvu nanjye ndahangaha mbabwira abantu bigiye batandukanye, mbabwira ibyiza byo gukora siporo. Nta kindi nuko ari umuti. Dufata umwanya tukabyiga, ariko niba tubyiga noneho nawe tubikubwira. Siporo ni ubuzima, ni ukubaho, ni ukugira neza. Siporo rero ikenerwa n'abantu bagiye batandukanye, niyo mpamvu umwana arayikeneye, ndacyabivuga. N'abantu bakuru barayikeneye, bakamera neza. Akenshi rero ni ukuvuga ngo ubuzima nanone ari igihe butuma tutarakora siporo. Abantu benshi batwaye n'akazi bakibera mu kazi, akibakirwa ko akeneye siporo. Ukabona umuntu akohera mu biro umunsi ku munsi, ikigo kikarangira akabira gukora siporo, ariko siporo irakenewe. Umuntu akabana umushoferi agahora muri bisi, agahora atwaye akabikora siporo, irakenewe. Umuntu ni umumotari agahora amatara guhera ku munota w'umunsi kugeza kwa nyuma akiga siporo, ariko nayo irakenewe. So ni ukuvuga ngo siporo ni ubuzima, buturinda indwara. Akenshi na kenshi tugiye kugaruka indwara zitandura, no communicable disease. Ni ukuvuga ziriya ndwara zitandura, hari izandura n'izitandura, ariko ziriya ndwara zitandura tugomba kuzirinda. Kwirinda biruta kwivuza. Tuzirinda tunyuze dukora siporo, ubuzima bukagenda neza. Ni ukuvuga ngo iyo mvuze indwara zitandura, ni hari izandura n'izitandura. Numva bisobanura gake. Benshi bakurikira umurongo wacu wa YouTube wa Health and Fitness arimo batabisobanukirwa. Indwara zitandura harimo umuvuduko w'amaraso, ni indwara zitandura, hazamo amadiyabete, ni indwara zitandura, umubyibuho ukabije, ni indwara zitandura. Izo zose rero kuzivura nta kindi, ni siporo. Ugomba kugira ubuzima bwiza ariko ukora na siporo. Ete niki? Indwara aho metabolism y'umubiri iba itagenze neza. Iyo mvuze metabolism ni iki? Metabolism ni uburyo Imana yaremye umubiri aho basha gukontora ibyinjiye n'ibisohotse, nibyo bita metabolism. N'urugero, niba tugende ku masukari, umubiri ukeneye amasukari, ariko iyo metabolism ikorwa neza, umubiri ufata amasukari agiye akenewe andi agasohoka. Niyo metabolism ikorwa neza. Ni tuvuga ku by'amavuta, ari igihe umubiri dukeneye amavuta, ariko noneho hari igihe umubiri ufata yakenewe andi agasohoka. Nibiye bice bishinzwe gukora metabolism. Hazamo umwijima, ziriya mpyiko za pancreas, ni ibice bishinzwe gukora metabolism yacu ikagenda ikorwa neza, ibintu bikagenda neza. So iyo metabolism rero idakorwa neza, itagenze neza, ni ukuvuga niyo mpamvu tugenda twatakwa n'indwara zigiye zitandukanye. Ukavuna umuntu diabete iramufasha, ni ukuvuga umubiri wafashe igihe wo kwinjiza amasukari ariko ntiwayasohora. So cyangwa se habaho igihe cyo gukoresha yari
irimo iyi sukari iba nke mu mubiri. Hari diyabete y'isukari yabaye nke zose ni diyabete. So ibyo byose metabolism ntiyakozwe neza, ibintu ntibyagenze neza. So ni ukuvuga ngo noneho twagiye ikindi metabolism itakozwe neza, ugasanga ibiro byabaye byinshi mu mubiri. Ni ukuvuga ibinure byabaye byinshi, ugasanga ku mwijima hajemo liver fat content. Byose ni ibibazo bigenda bituma ko metabolism itakorwa neza. Ugasanga ama acide urique yabaye menshi mu mubiri. Acide urique zabaye nyinshi mu mubiri, haviramo ibibazo bigiye bitandukanye bya gut. Ni ukuvuga ngo excess uric acid iyo zabaye nyinshi mu mubiri, ibibazo bigiye bitandukanye za gut, kuko umubiri ntabasha gukontorora zira acide urique mu mubiri. Ikindi noneho iyo metabolism idakorwa neza, ni gusanga ibintu bigiye bijya nko kunda. Ugasanga umuntu afite inda nini, ariko tuzabigarukaho tuzajya twigisha abantu siporo wakora inda ikagenda ukamera neza. Bamama bapapa mudukurikiye, mukomeze mukurikire ibiganiro byacu, iyo session iyo program tuzayibagezaho udusiporo wakora inda ikagenda neza. Hari igihe bavuga ngo kuba afite inda bigaragara ko afite amafaranga, kuba afite byose nibwo buzima. No, ahubwo ni uburwayi, kuko byagaragaye ko nko ku bagabo tuzabirebaho ingaruka zigiye ziba nko kunda. Usasanga abagabo ibinure bigenda bijya kunda no kwirugu. Biro iranda rero niho kenshi na kenshi imisemburo yabaga bikorerwa. Uko iranda igenda izaho ibinure, niko iriya misemburo yabaga igenda igaruka, ugasanga ingo zigenda zisenyuka bitewe n'ibyo bibazo. So noneho muri metabolism yacu uyu munsi noneho idakorwa neza, haza ingaruka zigiye zitandukanye. Uyu munsi noneho tugiye kuvuga ku ndwara ya diabete, aho metabolism itakozwe neza, umubiri ntiwabasha gukontorora isukari yinjiye. Iyo itakozwe neza rero, harimo abarwara diabete, harimo diabete yabaye nyinshi, isukari yabaye nyinshi, icyo gihe noneho ni ikibazo cya diabete. Noneho hari n'igihe isukari yabaye nke, nacyo ni ikibazo cya diabete cy'uko isukari kubura isukari. Ibyo byose ni diabete ibangamiye umubiri. Ni ukuvuga duhere kuri diabete, isukari yabaye nyinshi mu mubiri. Akenshi na kenshi isukari yabaye nyinshi mu mubiri ni igihe insuline umubiri utabasha gukontorora insuline na glycagon. Ni ukuvuga ngo isukari yabaye nyinshi mu mubiri, umubiri ukora ama insuline ajya kurwanya ya sukari. Ariko noneho hari igihe umubiri warasinzira ukabagirwa gukora izo insuline. Tuvuga nk'isukari yabaye nke mu mubiri, umubiri ako kanya uhita ukora pancreas nishinzwe gukora glycagon zishinzwe kumanura ya insuline ishinzwe kurwanya isukari, ya sukari kazamuka, umubiri ubuzima bukagenda neza. So ni ukuvuga ngo umubare munini w'abantu benshi cyane cyane ibihugu byo mu nzira y'iterambere, ibihugu bya Afurika, usanga umubare munini w'abantu barwaye amadiyabete, cyane cyane izi ndwara zitandura, imivuduko y'amadiyabete, kuko akenshi bituruka ku mirire mibi. Ntabwo kurya neza ari ukurya amavuta, kurya inyama, kurya ikintu ari uko kurya neza, ahubwo kurya neza ni ukumenya ngo ndarya nte, iki gihembe ndarya nte. Ibyo byose nibyo bituma wirinda ibintu by'amadiyabete, ibintu by'iki byose. Noneho diyabete rero tugiye kugarukaho ni indwara mbi cyane, akenshi na kenshi igenda igira ingaruka zigiye zitandukanye. Kenshi na kenshi diabete ni indwara ya affectinga ingingo zigiye zitandukanye, ituma ubudahangarwa bw'umubiri bugabanuka. Ukajya kubona noneho ni indwara ifata igice cy'ubwonko, yafata igice cy'ubwonko deja nervous system yangiritse, ya communication n'ibintu by'umubiri yangiritse, kuko ni ahantu uzasanga cya kibazo cya diabete cyabayeho, ibibazo bigiye bitandukanye bigiye baho. Ugasanga umuntu yagiye agira ibibazo bigiye bitandukanye, imitsi ntikora neza. Aho umuntu afite diabete ugasanga bya bimwe twavuguraga bikaba byinshi umubiri. Aho umuntu afite diabete ugasanga wa mubiri ntukoze neza, ugasanga ahoranye aho yakata mu mubiri, yakata mu muriro ntabyumve, kuko ya nervous system idakora neza, ya affecting igice cy'ubwonko. So ni ukuvuga diabete ni indwara mbi cyane, ariko noneho ni indwara yirindwa. Ni ukuvuga kwirinda yindi ni gukora siporo. Niyo mpamvu leta ishora amafaranga cyane mu gukora siporo, no kugira ngo twirinde izo ndwara zitandura. Kuzirinda nta kindi ni ugukora siporo. Noneho muri uyu mwanya wacu noneho menya gusobanukirwa diabete ko ari igihe isukari yabaye nyinshi mu mubiri yabaye nke. Menya ko diabete igenda ifata ibice by'umubiri bitandukanye, igice cy'ubwonko kikangirika, ugasanga amaso akangirika, ugasanga umuntu abaye impumyi, ugasanga kureba biranze, ugasanga niba uri umushoferi gutwara biranze, ugasanga niba wakoraga kureba muri mashini ugasanga biranze. Ariko noneho ibyo byose ni ibibazo byaje kuba utabashije kwirinda binyuze muri siporo no gukontorora iby'imirire. Wakwirinda ute kuba wahura n'icyo kibazo cy'indwara ya diabete? Ikintu cya mbere
muri The Fitness mu kiganiro cyacu twadivayisinga abantu gukora siporo. Siporo ni ubuzima. Nukora siporo izagufasha iki? Double izafasha kuactivating umubiri, uhere kuba uri active, uhure ukanguka. Uzarebe iyo ukoze siporo nta kindi sometime uvamo washonje, ni ukuvuga umubiri wakoresheje bya bindi birimo amasuka aba yacikaguritse, noneho ugakenera kurekipera ibindi. Ni ukuvuga ngo iyo metabolism ibiri gukorwa neza. Ariko nudakora siporo ukanywa amasukari mu gihembwe cya mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, umwaka wa mbere, imyaka 10, imyaka 20, kazakubaho ya sukari warayinyweye ariko ntiwayikoresha, bizagutera ikibazo rero cya metabolism ntiyakozwe neza. Nuko ubona ugira iby'amavuta imyaka ya mbere, imyaka 2, imyaka 30, 20, umubiri wakwihora ukabikoresha, ariko ingaruka zizakuzaho. Niyo mpamvu uzasanga wagize umubiri ukabije, ubuzima bwazamutse, bigutera ibibazo bigiye bitandukanye mu mubiri. So no tugarutse kuri diabete, twarimo tuvugaho rero kwirinda nta yindi. Byagaragaye ko umubare munini w'inzira z'amajyambere, ibihugu byo mu nzira by'amajyambere, nuko birahura n'ikibazo cy'abantu kurwara ama diabete. Kubera iki? Umuntu abona amafaranga yamara kuyafatisha ntayo yari afite, yabona ati nta kindi, ngomba kurya neza, ngomba kuba primus, ngomba kunywa inzoga nziza, ngomba kunywa kurya inkoko nziza, ngomba gukora neza. Ariko urabirya muriroha, kuko yego kubirya ni sawa, ariko se murabirya ku kigero kigana gute? Wegera abaganga b'inzobere bakwereka ibyo ugomba kurya, weretse aba nutritionist bagweretse uko ugomba kurya muri icyo gihembwe. Ni ukuvuga ukuntu ugomba kurya, ntabwo ugomba kurya bitewe n'uko inzoka yawe bishaka, oya, aho ugomba kurya bitewe n'ibyo umubiri ukeneye, kuko ntabwo ugaburira inzoka, oya, ahubwo ugomba kurya bitewe umubiri ukeneye iki muri icyo gihembwe. Ni ukuvuga ngo muri icyo gihembwe, ni ukuvuga abantu bisobanukiye, niyo mpamvu bajya bakoresha ama check up kugira ngo bamenye ngo iki gihembwe nzarya nte, nzakora izihe siporo. Siporo bakora kugira ngo wirinde diabete nta kindi, kugira ngo umubiri uhore active, kugira ngo uhore umeze neza, amaraso atembera neza, pancreas ikora neza, metabolism ikora neza. Siporo ya mbere nta kindi, kwiruka. Iriya siporo yo kwiruka ni nziza kuko ituma haba oxidation y'amasukari. Oxidation ni ikintu ntazi nambara gukoresha, izo zituma bya bintu bigenda bicikagurika, ya masukari agenda acikagurika, ukamera neza. Nicyo kintu ukenewe. Ikindi, iriya siporo yo kwiruka ni nziza cyane. Outdoor sports, mu gitondo kibyuka ukabyuka ukora ka siporo, karafasha umera neza, gatuma umubiri icyuya, ugatutubikana. Kwa gututubikana ni amasukari agenda acikagurika, bikamera neza. Icyo gihe muririnda ntabwo urayirwara. Kunyonga igare, haba kubaninga fati, zira fati ukanyonga, ibintu bigacikagurika, ni byiza cyane, birafasha. Iriya ni siporo nziza cyane. Kandi uzabisanga ni kuri Health and Fitness umubiri wacu, niho tuzakugira inama ya siporo ugomba gukora. Kuri noneho hari siporo wagenda ukora, koga ni byiza cyane, ni nziza cyane. Iriya siporo yo koga ni nziza, ifasha mu mugongo, ariko inafasha no gutwika ibinure, nziza cyane, nagenda ifasha ukamera neza cyane. Sibe gusa indi siporo nziza, gukina umupira ni byiza, wafata umupira ugakina, nabyo bigenda bifasha cyane ukamera neza. Hari indi siporo no kuzamuka imisozi, hari siporo nzabereka, siporo yo gukora bakorera mu misozi nzabibereka. Iriya siporo nziza cyane, ifasha gutwika ibinure no kubikamura ukamera neza, n'amasukari kuyaringaniza. Icyo gihe metabolism bikorwa neza, ibintu bikagenda neza. Ariko turi muri side iba abantu bashaka kwirinda, kora siporo ntaho uzahura n'indwara zitandura.